Bonaho Yaka Mwana aka Mubimba ariko warangiye uyu ntabwo urarangiye suzi ko cyo amasaha ariko amasanga se nagahato nese ngiye kuva ngo ngiye kugwema ikariso ngiye hejuru ngiye se nagahato kiretse umaye imitsingi wena ese kumbura ngo ngiye nkurira se ndi hene uramuhungu nuza wakoranaga na Rucyura muhanzi harya ninde nuza papa cyangwe yapfuye ikinaruki nuko rukari igisambo wamuzanye umukozi w'Imana rero nagira icyo ababwira imbere ya Yesu ukiza ntuzane ivuga butumwa oya nyine ibyo ndi kuvuga se sibyo ubwo ugiye kumbwira rero ngo Imana nguri kubareba ngo Imana ngo yabaye ubugari n'isambaza ngo rero yangwa amen uvuga ibyo ushaka kuvuga ya mwakoze kutwakira kuri Maximed kandi navuga ngo Yaka ni umuhungu wanjye Denu umuhungu wanje cyamaye yenda umuhungu wawe warambyenge Pasiteri Musindagibi yago niwe wamaye 200,000 nese cyo mutukaga kuki Maximed, link up with the world. ni Maximed TV, the hub of entertainment. Wow, mumeze mute nizaneza ko mumeze fresh cyane umwaka mushya muhire ndetse nizaneza ko na nohe yabagendekeye neza. Kuri screen zacu murabonaho Yaka Mwana aka Mubimba Mubimba alongside ntabwo izina ryanjye arizi Jado. Okay, turi kumwe na Jado na Yaka rero uri kuri Maximed TV ko mumenyereye iwabo w'imyidagaduro, iwabo w'ibyiza gusa. Nizaneza ko mwese aho mugiye muherereye mugomeje kugubwa neza. Yaka iminsi myinshi bro. Okay, icyo nashimira Imana gusa uyu mwaka nkurangije amahoro kuko turahura saa sita babihagaritse mwana ntago bimenye umwaka bawuhagaritse bakubwira ntago bari buze kurasa mwana nakurasa umwaka ururasira mu rugo imyaka irenze baye ibiri ariko warangiye uyu ntabwo urarangiye suzi ko cyo amasaha ariko amasanga yabare barawurasa nimugoroba. So ndashimira abo twabanye muri 2021 abangiriye nabi abangiriye neza abanutse abanyangaga muri 2021 turangize ibana dutangire 2021 2022 ase yakase mu gitondo wasomahora si mu gitondo n'amatiku n'amanyanga kuko aya matiku ari kurirwa kuri social media rwose mutubabarire muri kibintu byo gutukana no gusebanya ibana dutangire YouTube neza ya 2020 no se Yaka Yaka uyu mwaka abantu benshi bajya bavuga ngo hawe udutwiko tutinjiza aho natwe bakoze tutinjiza se narari YouTube ntacyo nayishinja pe wowe nagatwiko katinjiza wakoze byose wowe twari turimo kana nararanye n'abakobwa beza ngo mitsingi ziryoshye Yaka twaje gusanga kubeshya ziriho ikirungo twaje gusanga abakobwa ujya wibeshyera ikirungo ntacyo nashinja Imana kandi bose kujya wibeshyera ku bakobwa ko nawe ufite ngo bakubiswe ngo ugire inuza ujye handi muri Amerika se nagahato nese ngiye kuva ngo ngiye kugwema ikariso ngiye hejuru ngiye se nagahato kiretse umaye imitsingi wena ese kumbura ngo ngiye nkurira se ndi hene none se kureba gusa bihagije gusa kureba gusa bihagije kuri amabuno babihagije kumva ko wanyuzwe kureba uri kuzunguza ikibuno muri kaburimbo se nyikomereza nawe ugakomeza hari cyo bintwaye nose uyu mwaka ugusigiye iki mu by'ukuri uyu mwaka vraiment nubwo twahuye n'ibibazo bya covid tugahura n'indaya zigiye zitandukanye kuko indaya zireze abasinzi benshi hari abafunzwe bazize gukomeretsa abandi bitewe n'ibiyobyabwenge so icyo nabasaba gusa abantu mugerageze uyu mwaka wa 2022 abantu bagabanya ibiyobyabwenge kuko ibiyobyabwenge hari ukuntu bigushuka ukica umuntu nangwa se ukagunga so mugabanye droge so mugabanye punguza droge nasa Yaka ubundi ikintu nshaka kwibaza uyu mwaka ugiye usigiye we mu boss uyu mwaka ntabwo twigeze tumenya twamenye ko za 2019 kumwe na Vidi Franka umwaka ushize ari kumwe na Asia uyu mwaka ubundi gusize ufite we mu boss management yawe ni yihe ubu ngubu no mwaka umwaka utatu uzagusangamo ngewe nta manager ngira ndi managing impamvu nanze ba manager nuko ari ibisambo uramuhungu nuza wakoranaga na Rucyura muhanzi harya ninde nuza papa cyangwe
papa cyangwa yapfuye ikinaruki nuko ruka ari igisambo oya barakoraga si babivuze ibyo bintu ni igisambo ni igisambo none se uriya muhungu yamucitse kubera iki kubera ko yaramumanagingaga ariko ruki agahikinya amafaranga ntamuhe ariko bavuze ko nanjye rero umanaginze ukanzanaho ubusambo ku mafaranga ntabwo twamarana iminsi ibiri yakandi hari amafaranga ya mwana wo kumanaginza si yasa ari amafaranga yigeze arya kuki wibanda kuri asi nuko nzi ko ari wenyine cyane ubu ngubu niwe nzi mu mwanya n'igihe kirekire wanagushyize muri game ubu yasi yatumaranye igihe kirekire ariko dufite ko dukorana nzi nyine kurya atakubera kuryo igihe mwana gitahagije ko yakubera manager kumumanya igihe kirekire kitu cyakwa cyangwa nanuza na Roki manager wanjye ndi umukozi we ariko nta contrat mfitanye nawe nose ko kibyo mutabigera ko ari bwo buryo bwiza bwo gutera imbere bwo gufashanya kwihutisha iterambere rya mwese dufite impamvu uburyo twa planinze nge nawe ntabwo ari ngombwa ngo buri wese amenye gahunda za yakanasi asiya ndamukorera akampemba nta kindi umwaka utaha n'abana Jimmy tuzafite nabwo uzajya uburaho ngucyo bisanzwe bizaterwa idono nase Jado bundi Jado bimeze bite Jado ko mwazanye kuki umunsi wamutuzaniye wamuzanye umuzanye umukozi w'Imana rero nagira icyo ababwira imbere ya Yesu kuki se wamuzanye se wamutuzaniye se wavukanye na Yesu niwe ngo yavukanye na Jesus ariko yakana we nukajya ukabye ya mu by'ukuri wenda sinzi nimba ari ngira ubwiyakire simbizi twakwakire kare nose suzi kuri Maximed buri wese abafite ikaze murakoze kunyakira kuri Maximed ndahamya neza ntabwo ari ubwa mbere njye yakamubona dukoranye ikiganiro ndumva iki ngiki ni icya kane niba atari icya gatanu sibyo yakaho yakaza kuhinyuze ntuzane ivuga butumwa oya nyine ibyo ndi kuvuga se sibyo ubwo ugiye kumbwira rero ngo Imana uri kubareba Imana ngo yabahaye ubugari n'isambaza ngo rero yangwa amen uvuga ibyo ushaka kuvuga ya nibyo twari tukiri kuvuga mwakoze kutwakira kuri Maximed kandi navuga ngo yaka ni umuhungu wanjye Ndenu umuhungu wanjye cyamaye Bikira Mariya n'umuhungu none se urabihakanye urabihakanye yakarago abimukora jewe ndi umwana wawe jewe ufite umwana w'imyaka 35 uyu mwaka wa 2021 ndangije nuje imyaka 35 wewe wabyara umwana w'imyaka 35 ngana nawe ngewe cyane ukagusumba niyo mpamvu cyane ukagusumba umuhungu wanjye cyane ukundi ushuburebura hoya wenda nshobora kuba hari ibyo wenda nakoze mu buzima nabona kumubyara ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ku myaka afite ahubwo nshobora no kumubera wenda papa umuhungu wanjye mu bikorwa runaka yakosora iryo jambo nose avuge ngo iki oya ngo avuge ngo iki ubundi arikosore gute avuga ati papa wanjye se nanjye sinabaso ariko wagakwiye kuvuga ngo ni umuvandimwe wanjye cyangwa ni inshuti yanjye ngo umukozi wanjye abapasiteri basinze ako yakamise nibuka ejo wenda yavuga ngo ni umuvandimwe wanjye cyangwa ni inshuti yanjye genda umuhungu wawe warambyenge pasiteri musindagibi ako yakasi nakube ko nari umupasiteri ntago ndi umuhungu sinakube ko nari umupasiteri uri umusitari azavuga ni yaka kabita mwibariza ose tuvuga ngo ni umupasiteri ejo twabonye umupasiteri kuvuga ngo ubuhumbi bishara ngo ntibazamutungutse ibere wa umupasiteri uramuzi ntawe nzi nanjye numvise ari kuvuga ngo ni make wowe ushaka harya yitwa Mutabazi Apotre Mutabazi ariko njye nakubwiye ko nari pasiteri yaravuze ngo ntihazajye umuntu uzazana ubuhumbi 100 imbere ye ngaburya kuri Mariya ishuri umwe agatabumara ngewe ibihumbi 100 ni menshi kuri ngewe ako nari umukozi w'Imana najifata mama na desera ngo na senyisa mimi nakwambia verite sina tadi frame nakwambia sina tadi frame unanipatia 100,000 piga 100,000 sepera pesa furahi sana mimi namwanga kila chakula hasa kundi kuvuga furahi sana gusa furahi sana niyo jambo yonyine ntabwo rero nzi no se na sepera penza bisobanura ariko n'icyongereza arakizi ninga kiwe cya Majis ninga kiwe cya Majis ngo goodbye ngo bye narize singa kiwe cya Majis kuvuga icyongereza singa kiwe cya Majuzi cyawe ngo bye bye icyongereza twumve iyo mvuze ngo mina furahi sana ntabwo icyongereza cyo ngicyo ariko kandi bivuye mu cyongereza I'm very happy uvuga noneho ngo uri kumwe na pasiteri Jado always
Pastor Shadow. Você kiki. Mwe mwarize. So your level is not mine. I'm very over you. I'm very over. Ngoro no vuga ngo urumva vuga ngo tunumva nyine ngo mimi na Fry sana bivuge mu iringana twumva bivuga gute Na sepeli penza. kumbi yabagambo yavuga yasubiramo ari ijambo rimwe kuvuga gusa ijambo rimwe barimo baravuga kumbi turakuvumbuye Ubase n'abategeko barabizi. nose unavuze ngo wowe ujye wumva ndi kuvuga kugira ngo ni ibintu by'ubugoryi biraho. nganda na biso bivuga iki nziringanye nganda na biso bivuga iki Nganda na biso ni akabari kacu. se wumva se wasoma aho nize aho rangosoye ngende umukongomani nta kintu wazuri kumbura ufite na fite kandi ngamuntu kunayo ako yakari hari nabaze ujye utubeshye wabeshye nguzi ibintu bya kungufu n'imigeri niki so bavuze nguzi imigeri nguzi kungufu arabizi haba wa Dorio wavuze ko ubizi nyine akaje ndakubonye na Bruce Story muri gukina kandi wari rukanse kubonye na Bruce Story waramutinya yarakwishe muzaduha ikibuga ngiye mukubita oya ni wirukase ngiye mukubita jido kizamuka gato mayigeri ya dai oya ako urabizi ko yazamuye imigeri ukajya wirukanka uhunga oya ngewe jido yanjye ijyana na box nose yari yaguti nose mwari mwabyumvikanye ati utirukanka by'umwihariko ndashimira umwarimu bita Karingo uri United State muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika shimira n'undi mukarateka wanyigishije Seisei abana twabanye gihembe ka naba Matinda se Matinda uramuzi se Matinda uramuzi w'ibyumba shimiye umwaka mushya muhire ndashimira by'umwihariko abana twabanye mu nkambi ya Gihembe nshimira n'abari Mahama nubwo wenda mutagize amahirwe yo kuza mu mujyi wa Kigali cyangwa se kwimukira za Musanze twe dufite amafaranga rero twavuye mu nkambi ya Gihembe mwe mufite iki none se Jado ufite amafaranga ndafite mumbarize Kigali udafite amafaranga ufite inzu se ndakodesha ufite imodoka se nta modoka mfite ariko nayo nzayigura nese amafaranga ubu ngubu ufite amafaranga ufite kuri konti ni nkangahe ubu ngubu ni ikibazo nkubaje kandi ufite angahe ufite yo kurya angahe 100,000 kuri konti urayafite oya ayo ni argent de poche yo kurya yaka nayo ufite nta mfite 100,000 nayo ufite yagora yabitse yagora yambiki yagosara kubikira niwe konti yanjye none niyo mpamvu mwashwanye ejo bundi cyagira kumutuka menye rero amwimya yo kurya yago niwe wamaye 200,000 nese cyo mutukaga kuki umuntu kubicya amafaranga ikora ukagera ukayamutuka kuriya oya ibyo byashize mbere yaho wamusanye baze ejo muri uzongere gutukana nawe ukunda gutukana aho rira kubabariye yarambabariye kuko yago ameze nk'Imana hoya urakabije hoya urakabije ntabwo nze ngo ni Imana ariko ameze nkayo ameze nkayo gute kubera ko atanga imbabazi n'izimana ariko yagobye byo wamugana remera yaka ni inkweto yaka yambaye ni yago wayimuguriye ni byose niri ko twambaye nagutikira niri ko imbeho ni yari niryo koti nyago wariguriye nese kote si iryanjye burya ngweke si iryanjye ndari mukura muri imbere ya kamera rero ngiye wowe ngutije ikoti ngo uryambaye ryo yago yanguriye none utanye kuvuga ngo ngwere ikoti ngo ne rya oya ngewe tuvugisha ukuri iyi myenda yose ni yago yikuguriye nose Asiya yakuguriye ikiwe Asiya nta na kimwe ikibanza umva niba ushatse kuvuga kuri Asiya yamuguriye inkoko yanguriye inzu Asiya kandi ukodesha yakagurira mu bukode ntabwo nkodesha kandi uko tubwira gisozi muri nuza hariya muri hando manuka mukaba sibado bande sinagado bande bwo yazamuhima ni muri dobande basobanurire utaneza abanyarwanda aba muri chamburete no kuguse pas mal ntabwo hari ari iwanjye ni kwa petit frère nari ncumbitse ubu tuvugana none ncumbika kwa petit frère wawe gute kandi ko wambara nyisobanura ngewe reka mbabwize ukuri hari nabaga ni kwa murumuna wanjye yitwa Saidi ku Gisozi ubu mba kwa Asiya yamaye icyumba cyanjye annexe yo hanze urumva arangaburira ibiryo batetse nibyo njyaho ibyo kumwe rero ngo Asiya ngo ntacyo yamaye nujya kumukomangira ariko nujya kumukomangira n'amashuka n'icyo kurya arangaburira atasiyo kuri Mutoni Asiya yaka n'umuntu utajya ubeshya no kuvuga ngo yaka Asiya yamuhinduriye ubuzima icya mbere Asiya yamukuye ku muhanda
yari inzererezi se aramureba amujyana mu rugo wari mayibobo yaka amujyana mu rugo amuha akazi ko kuba wari mayibobo ibobo ni yirizerera kuri tugende inzererezi murayi Asiya siko yavuze se toka Asiya yabivuze avuga ngo yagukuye ku muhanda yarabivuze mbese imbaraga ariko uzajya kugenda kuri Asiya ni nyoko none yamukuye ku gisozi urumva umva muvandi yamukuye ku gisozi amaze kumukura ku gisozi Mukaritasi wowe umupasiteri wamusenzi we karakaryango ko hanze ujye ukararamo amuhana amatora urimo urumva bari bwo mwijwe yegegera yakayavuze ngo Asiya ni mabusha uyu nguyu ni umukozi Mukaritasi shaki kuri mabusha uyu ni umukozi si uri umukozi se siko wavuze ye ni umukozi wo mu rugo se wavuze ngo Asiya ni mabusha kandi umukozi wo mu rugo sobuja tuvugisha ukuri mu rugo umubosi aba afite umukozi wo mu rugo afite umuzamu bawita Rwesa Amadongo hari n'ushinzwe kurera umwana ubwo none yakano uwe muri abo umuzamu bamuha akaryango ko hanze ko kubamo mana y'u Rwanda none yakabamo ntabwo mbanze y'igipangu mba mu kandi bamwe gipangu ko yaka hari ko yakamugane azi n'imigeri wa mugane basura murindisha urugo wa mugane koko mu gipangu mabuje afitemo amazu yamuhaye umuryango wo kurara hanze nk'umukozi ariko sha niba ndimbwa Asiya ni sawa sha sikona ndimbwa ndindi igipangu noneho nigifungura n'igipangu yatashye toka no so ubundi yaka yago uzamuhiye Imana ko yaguhaye inkweto akaguhereza iryo kote ngo nuza yambaye pastor yambaye ikote ni irya nta nubwo ni iryo ko tubeshya noneho imbwa kurusha agaciro hari imbwa bakarangira inyama oya imbwa irinda sebuje ikarinda igipangu ikarinda ku kibuga cy'indege ntabwo ujya ubona ku kibuga cy'indege hari ikano saba imbabazi uranserereje ngo ikote ngo ni iryawe gusa imbabazi iki ahubwo wowe nta nubwo uri imbwa urakabwa iki none se ubu se kunsebeje ikote ni iryawe kandi ari sinakubiye ko nari pasiteri cyagiye ntabwo nabikubwiye hariya karabatijwe uyu mugabo nkimubona kuri social media yaje yista pasiteri araza aransengera ngo nindeke byeri ndakuze soja ni wamaze igihe ukaze nkose iki yamaze amezi abiri atanywa inzoga akimara kunsengera ku kanya kuri YouTube nahise mfatira rya Primus yavuye umupasiteri n'umwese ikora umupasiteri wahiye iminwa gutya uri kubona atanywa inzoga nahise mfatira rya byeri ngewe oya ariko nje narabivuze nasubira bamwe yaka tube serious sibyo yango ngubu yaka tube serious mani yaka gato baravuze ngo mu minsi y'imperuka hazaza abanyamakuru b'ibinyoma abapasiteri b'indi manganya nk'abanga rose yaka tumanze ngo tube serious abanyamakuru b'indi manganya yaka sibyo yaka washimiye abantu vugisha ukuri ni oya buretse nge oya mbabareho gato n'imbere y'Imana vugisha ukuri ono dedie ukinjira kuri social media waje witana nari pasiteri wari wese hari niyo gusezeranyije bivuga ko bwawe nanuza nakeza ese nguyu ni njyewe se ni njyewe wabasezeranyije oya waje nyuma uza kunsengera siyaka uri kuri Dream TV byari byanyabyo cyangwa yari content ni content yari yateguye ariko witaga pastor pastor none narakwishyuye cyangwa se nakwishyuye buranyishyuye ariko washaka kwigaragaza nk'umupasiteri none utangiye kubihakana none se umupasiteri arishyura kugira ngo usengere so abapasiteri rero baba bashaka kwigaragaza yakayamaze amezi abiri atanywa inzoga yararetse kunywa inzoga ubu ntabwo ukiri pasiteri uri umusitari icyo gihe yabaye umusitari ubu wabaye umusitari ntabwo ukiri pasiteri dore rero twakoreye ku memburo ngere mubwire yaka sinzi arangije aravuga ngo we kujya urya indimi nawe ukwepa ngo dushobora ngo gusabika ku muhanda ngo tukaba twava wenda hari kagukurara rumwe ngo tukagera mu mujyi ngari nje ngo bahamagaye cyane ibyo byo narabivuze pe ngo ninjye musitari tuvuye hano tukagenda kilometero 2 kugira ngo nigaragaze ko ndi umusitari n'umuntu watubona gusa turi kugenda yahita ava yakamwana salama icyo nicyo kigaragaza umusitari kumenyekana kubaka izina kuri social media ariko njye mbabara izina nararyubatse reka mbaze ikibazo yakanamubajije ubundi ubusitari ni iki ubusitari ari izina n'amafaranga ubundi wumva ubusitari ari icyo ubundi
yarambwira ngo ubusitari ngo ni izina. Ubusitari ntabwo ari amafaranga. Ubusitari udafite amafaranga ngo ufite izina ngo nibyo byambere. Ubusitari ntabwo ari amafaranga. No se yakaba ufite ubuhe muri ubwo bubiri. Ushobora kuba udafite amafaranga, kamanzi ngisobanure. Ushobora kuba n'amafaranga ufite ariko uri umusitari uzwi. Aho unyuze hose n'akana gato kakubona muri quartier. Ngo dore yaka. Ku buryo wasaba n'amazi bakayaguha. Ja. Njyewe ubwanjye izina nubatse. Nta kabari nageramo ngo mbure icupa. Kandi nta n'amafaranga mfite. Niko kubaka izina kumenyekana. Niba ushaka kumenyekana rero banza wubake izina ryawe umenyekane like Yakamwana. Icyo nzi cyo abantu bazi yaka wari wangu gasinda ukikubita hasi ukarabo mu nzira. Nta nubwo ari buri munsi. Ubuheruka bwa hafi ni nka ryari? Aherutse muri uyu mwaka ushize. Mwaka ushize wa mugani. Mwaka ushize warya ntabwo nasinze rimwe gusa. Moransina no mukanya wabona nasinze hano ndi kwigaragura hano mu byo ninge. Nose akagiye koza cyose kimwe cyonyine. Sibyo mungu ugiye gukora telefone yaguhamagaye none ahangaha. Ati yakandi muri ministeri y'umuco n'urubyiruko urumva tugiye gwazi ka miliyoni 2. Uzagifata ku kwezi zawe ziza zivu imbumbe. Miliyoni 2 ku kwezi. Ariko unywa za nzoga zimwe zisindisha fanta urumva. Fanta ntabwo ari inzoga. Nyiri gihe unywa fanta gusa cyangwa n'igikoma urumva na ji. Akazi wagakora ukwemerwa guhindura ubuzima. Icyo kibazo rero nibajijwe niwo kimaze inshuro ya kabiri. Wakimbajije bwa mbere. Yaramubajije ngo ari ukureka inzoga. Manibo. Ari ukuguha akazi ka miliyoni bakakubwira ngo ureke inzoga. Cyangwa se ukaba wareka inzoga ugakora ku kazi ka miliyoni. Manibo ni kuri exage. Akwaciye igihe nyine ndakeka warahindutse. Icyo gihe yari yarakubiswe yakari hasi sana. Nibwo nari nyiri mu cyaro ndinzerere. Nibwo yavuze ngo yahitamo kunywa inzoga. Jewe Asiya yansanze igicumbi byumba. Hara mu nkambi. Ari kumwe na Manibo. Bankoresha interview. Bwari ubwa kabiri Manibo ankoresheje interview. Ankoresha ikiganiro na Asiya. Cyagiye mvuga ngo iki gikobwa ntuka vraiment iravi. None Manibo yarambajije excelage aramuza ngo wagwa akazi ka miliyoni ariko akagutekeka kureka inzoga nako nakora nakavaho wagumana akazi kawe akazi kankura ku nzoga kaba kameze gate gumana job yawe. Imyumvire yahindutse ubu ngubu. Ibintu bibiri ku isi ya rurema urumva icyo kibazo mbabare nyimubazi bakubwiye ibintu bibiri udashobora kureka mu buzima ni ibihe? Ni igitsina gore n'inzoga. Igitsina gore yakaba ariko n'ibiryo nurakizwa kubera ko impamvu avuze n'icyo kintu nkagurutya wenda yakane kugira ngo uzamuhamagara n'uvuze yakane kuri telefone ngo umubone. Ndamvuze uwo ari we wese ufite amaguru asatuye ariko kuri telefone ngo ntago ujye ugaragara baragushaka bakakubura. Bamburira he komari wambuze se abo bango baravuga ngo ajyana hari ukuntu ajyana wenda n'indaya runaka telefone ikahita yitwara. Asa ko yakabibaho andi yagutwara telefone iragutwara telefone koko cyangwa banagusebye hanze ku mihanda. Uya indaya zibaho zitwara telefone zawe akazi kazo ko kwibase. Indaya icuruza umubiri wayo kugira ngo ibone igihumbi cyo kurya nangwa 2 nangwa 3 na uwo wayihana 5 waye n'ibihumbi 10. So ibitanze umubiri wayo kugira ngo nayo ibeho. Asuri yaka indahenze wishyuye mu buzima bwawe yaguciye ngaho. Nanjye ubwanjye agize n'umurwayi wa siduza akamihumbi 100 mu murongo nayafata rwose ukayirwara ukemera ukarwara sida nayo nabacuruje umubiri wawe. None cyanze ngubaze indayihenze wowe wishyuye nangahe yakanangahe indayihenze wishyuye amafaranga menshi. Oya ariko indaya mwebwe ntago muzi ngo bisobanuke. Indaya ni umuntu wicuruza wari we wese. Nye ndiko waza amafaranga menshi wishyuye ku ndaya nangahe wowe. Agize agakobwa kaza gafite imodoka ivatiri weho wa munyamakuru. Akubura ati ngo uje kundongora ndaguha 100 ntago wayafata. Wapi? Arakashaze neza. Ariko yaka ngo yaka atangira gusambana yasambanye n'umukecuru yakara afite imyaka 18. Mana y'u Rwanda nibyo yaka ntago ari umukecuru yarakuze yarafite mu myaka 45 akuruta umugore ufite imyaka 45 narubwo bari mukuru ari mukuru yakara afite 15. None se uwo mukecuru yanjyanye cyangwa afite inzoga turicara abangura icupa nanjye ngurira indi cyo gihe nari nyine umusirikare
abanguriye ariko ntuzavuge ko nawe musirikare kandi ubyivugiye uzavuga ko yabaye umusirikare arambwira ngo winjira mu cyumba cyanjye nsanga afite urumetero rwa danje ase babanze bose burangura ukoramo inkweto ngo tubanze turyame ese marangiye ubu buriri koko nabwirengeshwe hari abakecuru bindi baba bafite za matera za danje wagera ku gitanda ukavuga ati rwose nyese ngo wahuriye na Mukandori gifite imyaka 15 ibyo ndi kwibaza wowe ntabwo urasamura kuri Sugar Mami Sugar Mami yaguhaye inzoga gusa se icyo gihe wabaga mu nkambi wari wabona igikecuru kiza kikagutwara mu modoka kikakujyana no mu buriri bwacyo uri kunywa na mitsingi uri kurya n'inkoko sha itetse neza sha yebura iyo nabonye cya Sugar Mami cya danje aba ari sawa ako ngo byarabuze ariko n'aba Sugar Daddy bariho ariko arega no se yaka oya baretse manze nkubwire gato hano muri kigeni izina ry'Imana Sugar Mami Sugar Daddy ntabwo ari bya bindi byakira igisaza cyazaga kigashukisha kandi ndazi buni igisaza kiraza cyabona agakobwa keza kagatomati ndakugura n'imodoka kikamukubita imodoka nese buri yaka cyangwa nawe ati viwangiye gukodesha uzuburiya nta kigabo kirakuyobera ngo kiguterete yaka umugabo yanirita gute ubundi yaka izina abatinganyi no se abatinganyi nibo baho izina yaka yararyubatse ariko yaka nta mutinganyi uragutereta nta mutinganyi uragutereta agwaye miliyoni azagiye byere sagwa nizo miliyoni ni wabyemera ibyo mbiheruka muri gereza Guantanamo yo gutinga nabyo sega yaka neza agwaye miliyoni bayemera nabona yamenya ko ari umutinganyi ariko uyu mwaka wa 2022 uyu mwaka wa 2022 ugiye kugira agakiza uyu mwaka wa aba kore kugukanda yakara kugukanda uso umutinganyi ubwo bupasi ya kumwe bakaba wa muntu yakore kugufata afata ariko boye gufataga uri kubura ndi ndange oya nande ndavuga ngo 2022 ni ihe migambo ufite nongere kumwe ku mubiri kandi ibintu byo kujya kuganira n'umuntu ku mukarisa ni ihe migambo ufite muri 2022 kuko 2021 yaraguhombeye mfite imigambi yo kurya sigisi amera nka kofuru nka Diamond ukarya sigisi neza undi yaka sitara nyine ejo nuza afata ku mavuta yakoze ikiganiro aravuga ati ngo hari abana mbonera ku ma YouTube ngo barimo bayaka ngo bakamaro bavuga n'abandi ngo ninziga guhuma nawe urinziga guhuma ko abantu babyemera fata ku mavuta mani yirirwa bahita ngo muri inziga guhuma ninzige ngo ni fata ku mabuno rero ko nawe ubwe ni ikibuno kuko urafata ku mavuta nawe utamuzi ni umurwayi wo mu mutwe ajya kina n'ikibuno cye njye nakanye neho rwose yaravuze ngo muri inziga guhuma oya ahubwo we niba ziguhuma we asa n'ingurube unamurebye umuteretse hari afite kumara ako se nanone umuntu ugurisha miliyoni umucuruzi indirimbo ya miliyoni uramwita ngo reka nkwibarise reka nkubwire ubu tuvugisha ukuri nanone reka mvuganire yaka sibyo ari yakamwana nafata ku mavuta umuntu ari dufite ubwenge iyaka ibyo mwebwe ninde ufite skills nawe se indirimbo yacuruje ya miliyoni ni iyi afite se fata rujimba rifata inuzi ibyo ngibyo ajya icuruza iyi se byahe cyakoze icyo tuzi jidite neguze miliyoni subizi icyo tuzi nuko yakora kuri televiziyo icyo mubwiye cyo nitwirirwa tunamutindaho icyo mvuze gusa icyo nshingiyeho fata ku mavuta afite uburwayi bwo mu mutwe muzamujyana Indera Caraïse kandi fata ku mavuta ari umusesenguzi wa mbere dufite mu Rwanda ukomeye se umusesenguzi wa mbere ukomeye hehe azasesengure kiriya gifuke wabonye urudafite ari n'umutwe afite n'ukuntu asa n'ukuntu ateye ni ingurube OG yabaye mu defense ashaka kuza kugutega mu nzira akakugirira nabi reka tuvugishe ukuri nge nkubwiye ko ari ingurube gusa fata ku mavuta yose koko yakana fata ku mavuta ni ingurube OG niki kintu kizima fata ku mavuta umukundira beef fata ku mavuta ahoramo ni ugutongana n'abakobwa kwigaragura mu byondo byondo ingurube niyo yigaragura mu byondo nufata ku mavuta mwisi ingurube tongana n'abakobwa buri munsi nicyo kigaragaza ko ari ingurube wamujyanye na yaka kandi yaka ushobora kumutuka ushaka kumutuka ashaka gushora amafaranga ejo ashaka gushora amafaranga wabyanga ende fata ku mavuta yo gushora nk'imari nyine aho gushora amafaranga ku mavuta nta kintu namusaba kurusha amavuta fata ku mavuta nta kintu namusaba na gato nta kimwe agushyiriza muri filime agiye gukora filime agushyiraho wayanga kwikiramo kubera ko ari ingurube yanyanduza ubundi yakayuba hasi kuko ari wamukwiye ku muhanda ari mu buzima yamwe ku muhanda nawe mu buzima mu wamukarita singe ku muhanda none se azaza ni muri kaburimbo
Naba nsanze mu rugo ibyumba mu nkambi. Bamukarita si ngo. Yasanze ko yigize. Umuhanda ngende inzerezi nge. Nimukajye mufata ku mavuta ngo mumujyanye na Yaka. Yakarenze fata ku mavuta. Yaka uzibita. Ariko fata ku mavuta. Ay mavuta. Nama mesa. Ubuto si. Yerayo. Nose ubundi Yaka. Ubundi arifata ku mavuta sibyo? Ngo kubera agakota na Rocky inde muntu we mwagikushaka kwemeza mukaganira. Umuntu mbese wuba. Ngewe arya sakora kuri flash. Ngewe umunyamakuru nkunda kandi nemera ni Yago. Niwe. Inde? Irene ntabwo mwemera. Irene n'umwemera. Irene ndamwemera ariko ntabwo dukunda gukorana cyane. Kweri kinajya kunda kugutumirira. Sabe nawe ndamwemera. Manibus. Maniburi ni gangiye ya danje ariko. Mbwira undi nta wundi. Ubundi nuza Pizos. Pizo. Mbo bose ndabemera ariko ubu abumwe ariko ndakubwira batarenze batatu. Uwo mukobwa se nde wemera? Abo nta munyamakuru w'umukobwa nzi. Gereka nkubwire abanyamakuru turangizanyije uyu mwaka neza. Abanyamakuru tumaranye uyu mwaka neza. Ndakubwira abari bo banje nkunda cyane. Ndabanza Yago TV show. Ikibazo nuko wa kabiri Manibu Exerage. Wa gatatu abo nibo bumwihariko. Manibu na Yago. Exerage TV Yago TV show. N'abanyamakuru banje niyumva mariko babandi bo ku mutima. Uwa gatatu nubwo tudakunda gukorana cyane ni Sabe. Uwa kane bamwita RSTV bamwita nawe Jado. Ebana abo nibo bumwihariko kabisa naho uyu nguyu we toka. Jewe. Ariko by'umwihariko na Maximed TV nabo twarakoranye Margreke turangije umwaka turi amahoro ariko abo bumwihariko nabo ngabo. Ngiye cyo ndi kwibaza 2022 urabona ugiye gukora iki? Kwari kuza abana bashyashya bo gutwara. Ariko uraho ubimbaza. Ushaka gukomeza kuba umustar. Nose Yago. Yaka haje abantu bashyashya bafite hiti kukurusha. Dore inyogo ye yagutwaye hiti urumva ariko uyu mwaka wunsanze abuguzanze ko ashaka kugusiga. Ashaka gusiga guhiritse. Ubuya kuzu ufite umuvuduko. Oya rega Yaka ahahise hararangiye. Reka kore nicyo gihe cye. Ngiye icyo nzi cyo gusa ndacyari kuri te. Uri legende. Ndacyari kuri. Uri muri legend. Undi mu gihe yakicupa ari gihari. Ngende muri legendima. Nose kuva 2019 undi Yaka ninde munyarwenya. Ninde munyarwenya wemera? Umunsi ndi umustar. Kumbwa rero ngo inyogoye. Abanyarwenya yemera Kanyonza. Jori mware ku kigano kwa Shadu wo uri kuvuga. Kurushije amagambo Abanyarwenya yemera Kanyonza. Yarandushije. Yakurushije amagambo muri wina Burundi. Aza kumeza ndushi. That is his right. N'uburenganzira bwo. Noze nenzakuri. Cyangwa nuko wamutinya yaravuye yazaga vuga akazi no koga kurusha. Nawe ntinyuzanabaza. Yaka ntabwo amutinya. Kanyongira mutinya Yaka. Kanyongira mutinya. Kanyongira ntabwo mutinya ndamwubaha kore ko ni mukuru. Aranamukunda byatari. Akunda Kanyongira. Nganamwigiraho byinshi. Niwe wanangishe nkiza muri filime Gatarina. Kanyongira niwe twahuye bwa mbere. Anyigisha no gukina. Uretse no kunyigisha gukina Kanyongira ndamwubaha kubera imyaka ndusha. Aho ubundi hiti naga yikurusha. Hiti arayikurusha nayo. Byo kuvuga ngiye mwe kujya mushaka kumpinganisha n'abana bose kuneranya n'abantu. Aho umukaritasi wamvuzeho nacyumva cya supermanager kiba. Yarazimye. Kuneruka kucyuva cyarazimye. Yararangiye. Nago yazimura no umukiro komeye afite amatungo afite. Nose ko nakimva kuri social media yazimiye. Yabaye nka wa muza yabaye nka Veronica. Ariko supermanager amatungo nayo. Amatungo nitungo zo. We yagiye supermanager yigeze kungendaho. Ariko uyu bunsi sinyimwumva sigakorera he. Cyagiye muri Kongo zimba. Ariko supermanager yasubiye hasi. Yasubiye hasi cyane. Sinyina mwumva ngiye. Aguze ibintu uzahana ukoza gati arakuzamukana. Buretse nkubwire. Nuriya muri kumva ngo nyogoye. Muhaye meza 6. N'abakiri inyogoye. Wallahi. Genda baza Abanyarwanda baguhaga vuba. Nose wonire bagahita bataguhaga. Nakanu kamahiti mu gihe gitoya. Impamvu batamaga. Uhora nudushya. So the system, I change the system. So yaravuze ngo vuga Ikinyarwanda. I speak English, I speak Lingala, I speak also Swahili. I try all language. So that one so inyogoye
he cannot try in Lingala, in Swahili, even English. Supermanager ko byose He cannot barabizi. try. Supermanager byose arabizi. nta cyongereza azi Supermanager. na niringara Supermanager ntabwo Bose yari kuvuga ngo brothers from Icyongereza wenda Amazazi. byarakizi mwese wumva icyongereza avuga atari ikintu Ngo hariya uri maza. oya ibyo byongereza navugira ingana na gato Supermanager zamanika amaboko Kandi njye ariko- musitari wa mbere uziringana mu Rwanda na sepeli penza keba na bilo wakota keba kusagana na views keba yakanamara gukizwa yakanamara gukizwa umuntu muzima jewe numara yakamwana aka Mobimba keba na nzoto Ariko nangai ugomba kubatizwa. talangana episode Ugomba kwiga umubatizo. kama uko nayo Ugomba kwiga wana umubatizo. kama uko fumwa kama uko nayo wana Ugomba kwiga komeka lisusu ko simba ngana nzoto te Uzabatizwa. nongere kugerageza kunkora ku mubiri komeka ko simba ngana lisusu Yaka. na nzoto te nongere kunkora ku mubiri komeka lisusu te mbese nayo ntago uzabatizwa se nawonya tayoshi Yata yakamwitaza kugufata ko yibone. Kata nyama nagukoze ngo ugeze mukoraho nongere kunkora ku mubiri nagukozeho se umbabarire full stop gaho reka ngutize tuganire tudako reka ngutize kote basi Agutize. namuteje kote iri kote ntiyagwaringure ba mugabo reka ko yari iri kote nagurarya No subundi wamugani. ikoti rigura ibihumbi Yaka. 20 wowe waritinyo Yaka ntago nagagera. Ahubwo mu ikoti ryanjye. Nagagera 20. kuramo Yanakonje wamugani yaka yanakonje. uneze dore igipira yambaye kuramo iryo kote iki gipira yambaye n'iri koti ryanjye ni ririhe yakangiye kumuremera akano gacongo kano reba gakote iri yambaye kote Mereza. guhera uyu munsi Mereza Yaka barabizi, ntabwo imbeho niyago izongera wari kumwica. inguriye Nyamirambo, akira Mereza. jya wambara ikote ndakuremeye n'isaha kano gakweto ni kwahora n'isaha nkuremere akira n'isaha nkuremere akira n'isaha Wambara nimero zingahe yaka? kano gakweto ni kwahora muno mupasi Oya bangufite ikirenge cya pate kuko ni pate ikirenge cyawe ni pate. njyewe reka muhe isaha iyi si diyama akira Eh, ndakuremeye ku gasaha se akira ndakuremeye ndayigonye mu ikiganiro reka Oya manzi bese yambaye tuye kumubera. Namanzi yambaye turebe nka yambaye tuye hari ikintu kumubera. yagwaza Reka tuye ko yamubera. Mushyiriremo turebe. iyi ni diyama njyewe ndakuremeye Baguhaye ubutunzi bwo. ngo nyuma y'ikiganiro rongera uyinya ndabayobe wese neza ngufungire njyewe ndakuremeye siko kambereye diyama ndayiguhaye ubwo rero ikiganiro nikirangira urayinya njyewe nje nguhinduriye ubuzima Asubwo nangahe? Ndimo ndashaka- Aya pasti chimaka nangahe uni yo sari diyama ariko tubwiye. reka buriya njye dore ikibazo nanone ndimo ndahura nacyo rero ahubwo nibara urushinge ntirugenda njye Reka, reka. hoya iyi saha Ntago ibara. iyi saha niyo yaba Iyi miri kubara wamugana ni sangahe? Ni sangahe? niyo yaba itabara Yakamubwira yibare. Mubwira yibare. n'umutako Yimuha yibare. reka nyibare ukaba n'umusore uyitureba kure yawe uyitureba kure yawe Ehe. ubu ngubu ni saa wagera imbere y'umukobwa iyi ngiri kubara saa 7:31 wasanga itari ku gihe Ni 29 ubu tuvugana. urumva nagerageje Oya ntabwo Wagera byageze. imbere iminota ibiri y'umukobwa. nibeshyeho ni iminota ibiri nibeshyeho Yakarushinje ubwo kugenda. rero jado ntabwo ndi pasiteri ahubwo jado muhinduriye ubuzima Nose yakanazayinywera. reka mbanze nsobanurira aba bazagwibumba ijana hari udusore usanga twaguze agasaha bazagwibumba ijana kano katubara basa oya njyewe yaka asanga yigeze ngo imbere y'agakobwa ko mu cyaro Umuntu afite ku mavuta ari kameza ariko. yaka ntacyo nazamukorera Yaka. yaka ntacyo Yaka. impamvu Muvuga ku umva mavuta nkubwire, y'amaje ariko umva bameze nkubwire. nabo. none se yaka iyi saha niyo yonyine namuhaye hari n'ibindi namuhaye Ibiki? abanyamagambo yaka tubiziranye arabizi Yaka hari ikindi kintu yaguhaye. arabizi yaka Ntabwo ujya urya iminwa, ntabwo ujya urya iminwa. njyewe icyo nkubwiye cyo ntabwo njya nkunda abantu bihara basanga umuntu yambaye isaha ku kuboko ntibara ni umutako kugira ngo babone ko yambaye Nka za beta zafite ku mavuta se. None se iyo saha ntabwo ibara iyo saha ntabwo ibara se Kuraho. iyi saha ntabwo ibara ntayo nshaka kuraho okay Isaha itabara. 2022 nzara uzahura nayo uzayihanganira yakasuye rero kazayiha umukobwa. oya yihangane mfite isaha mpamagariraho Yinde se? yavuye Dubai Yago se yari yayikugurira. isaha irimo Yago na yari yayikugurira telefone se? cyangwa se yari toka na bire bimontere Ase- toka Ase yaka. Eh. Yaka tunasoza wamugane. Yaka mani yago inshuti wawe wamenye ibintu byamubayeho. ibyo ntabwo nkeneye kubimenya Nyine ri kwango nose abantu bafite umutima nk'uriya bahemuka kuriya Ariko wabwira emera. iki? uke abahemuka bwo basanzwe bahemuka ariko wahemukiye yago natwe yaduhemukiye kuko yago turamukunda turi benshi haba inyogoye haba yakamubonekeye Mobimba n'abakunda yago bose so ibyo byago kwanza munabyihorere n'ibyanjye reka mubwire bro please wait buretse mbanze nsoze simbukira hejuru
icyo nashaka kuvuga rero kubyerekeranye na YouTube ngewe ibyo simbizi ngewe nturukana na Yago amereza 200 akangurira imyenda n'inkweto nambaye arambwira ati cano bari barayihagaritse niba bongeye kuyihagarika ibyo ntabwo bindeba sinkora kuri YouTube cyakora icyo nzi cyo gusa Yago ni inshuti yanjye so naho soreje na Maxmed reka nkubwire bro so na Fresar baretse nsoza ariko wagira gago nusoze kwira aki rero n'uyu kimbabaza no kujya unca mu jambo wagira reka ngasoza nawe oya yakagaruka umva ngubwire yaka bose umva yaka umva akira ntabwo nongera dusoza nyine wigendere akira yaka tebo ko soze tugende mani akira gwino uvuga sakira nose umunsi wa mugani turukomereje aho ngaho nyine kuko wenda hari byinshi biri kuvuga muri no minsi wa mwari twazi tunakomozamo hangaha yaka arumwe mu bantu ba mbere nyine muri iki kintu bashimisha abantu ariko nanone yaka nanone mu bantu nanone bakunda kugaragaraho nyine kwinyuramo buri munsi yavuze neza umuntu arimo aravuga neza arimo ejo ne duhetse tubona ibiganiro byakoze arimo ariyungana Yago ko yamuvugagaho nabi nose tuve ko wabwira byose bikora koko nta wundi mutima mubi nuko akaba yanywa inzoga nta mutima mubi akagira aba yanyweye agacupa iyo yasomye ku gacupa gutyo nyine hari igihe ahubuka nyine sinzi hari ukuntu inzoga zikakurusha imbaraga ugasanga wakoze amakosa utakagombye gukora ukabyuka wicuza ariko nanone reka ngira icyo mvuga kuri Yago buriya Yago navuga ngo ni umuntu wanjye ni umuntu w'inshuti yanjye pe kandi cyane Yago niba hari umwe mu banyamakuru dufite muri iki gihugu cy'u Rwanda navuga ngo ni abanyamakuru bazima umunyamakuru ushobora kuba yafasha umuntu mu buryo runaka cyangwa bushoboka ni Yago Yago byarabikora ariko nyine nanone se kuki ibintu bigomeje kugenda ko nasabigeze ko byamuho myaka nk'umwe ushize nimba nibeshye neza nawe bibyina gutya nko byagendekeye Yago asibona abantu ngibi babikora inyungu bafite mu wundi nize muri makeyi bashaka iki nabandi babikora n'abanyamakuru bagenzi be kuko niba hari abantu bagira nishyamba n'abanyamakuru none se ko twabonye message nyinshi zaje zimwihanganisha ziganje z'abanyamakuru bagenzi be n'ubundi kandi benshi bafite amazina zo tuve ko baba kumubyina kumbyimba buriya umuntu ashobora kugukorera ikosa akaguhemukira urumva noneho yamara kuguhemukira akaba yanakwiyoberanya ariko niwayoberwa umuntu waguhemukiye buriya Yago rero nubwo abacecetse abaza umuntu wamuhemukiye niyo yanamwihanganisha aravuga ati nubwo anyihanganishije ariko ndabizi ko ari we wabikoze nose ubundi ikintu banza kwibaza wenda sinzi ibintu byatubura bisobanukiwe cyane nibaza ibi bintu ntabwo ari ibintu bikeneye kujyamo ubutegetsi abayobozi bakabijyamo kuko ibi ni umutungo watunga umuntu kandi wahindura umuntu ubuzima tuzi benshi byahinduriye ubuzima niba umuntu ashobora kuza akabikinamo ko yiboneye si cyaba ari ikibazo gikomeye kandi wenda ni amategeko yabikurikirana umuntu wenda tuzabaza n'ababishinzwe ku buryo niba hari uburyo bwo kurengera ibihangano by'umuntu baba bakoreye hariya rega buriya ibingibi si ngombwa kugira ngo wajyemo ubutegetsi ubuyobozi bw'igihugu ni ukuvuga ngo ibingibi niba hari ikintu gishobora kuba gifite imbaraga muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'isi yose muri rusange ni itangazamakuru urumva ubwo urimo urumva rero kuba itangazamakuru rifite imbaraga ni ukuvuga ngo n'ubuyobozi buraryubaha kandi cyane ubwo urimo urumva iyo habayemo bifu hagati y'abanyamakuru bwabo ni ukuvuga ngo biba ngombwa ko bagomba gukemura iyo bifu yabo nose bapfike ko YouTube ari ikintu kinini cyane duhere kuri YouTube ko YouTube ari ikintu kinini ukoresha ushatse ukavugisha ibyo ushaka ubundi bajyana cyari bitewe n'ibyo binjiza cyangwa bitewe n'ibibazo byabo biri ku ruhande bitari byo mu kazi rega bro YouTube ni uruganda runini ni uruganda runini ku buryo niyo haza undi n'undakaza ariko nanone umenye yuko niba ashobora kuba mfite YouTube channel kuri uyu munsi wa none ejo hakaza undi muntu nawe agatangira agakora nkabona atangiye kundusha views nkabona atangiye gutumira bamwe muri babatumirwa nari narabuze cyangwa bikunda icyo gihe nanjye ngiri mu ngenge Imana ishimwe yakaragarutse yakabura ko cyane kugaruka umbabarire sinongera yakanabanza gusaba imbabazi musabye imbabazi imbabazi zawe nkeneye so icyo nashaka kuvuga kuri Maxmed TV twarakoranye nubwo nari mbaherutse nishimiye channel yanyu ariko Jado rwose niba turi gukorana interview ntabwo ari comedy nta nubwo ari film reka umunyamakuru tubaze apana kuvugira mu ikindi cya kabiri kubeshya ntabwo ari byiza iri koti ni iryanjye ni Yago waringuriye ntabwo urinije ntabwo byaragutwika ndimwe bakunzi ba Maxmed TV I'm telling you the truth
kandi ndabakunda cyane mbifurije mwaka mushya basezera mu cyongereza no mwiringara nyine tu mu buryo bwawe so bamasaranga mbula oyo penza tosilisi yango pona nzambe na biso azakali kulu imani iri hejuru twese turi hano hasi toka kure imbesiri nayo